ubu no kubwira nawe utangiye kumbeshya kugira ngo nshiduke. Akurusha. Ubu urumva nafashe umwanya ndavuga ni ngiye kubeshya Alice ngiye kumubeshya. Maza yaje. Ndi urantunguye. Ndumva uri kunsetsa. Ntabwo se umuntu uri kunseka. Quality wacekinze quality ya materials yaduhaye. Yego naracekinze. Utangaje nuko umuntu atakuzi ntabwo byumvikana gutotanze kuri deal ku muntu utakuzi. Oya urumva hari ukuntu ngira gutya nkagira amamisi yantunguye nawe urabizi ukuntu akazi biba bimeze ariko wowe byiteho ngewe nzabikemura byose nta kibazo. Kubizo mpamvu rero. Shiri. Ndashaka gusubira kwishura ariko byibuze hari ikintu kigaragara kizima dukoze. Udashoboka. Erega umuntu urimo gupanga umurenge se urambwira ngo umuntu uri gupanga umurenge bwo wamucika. Ntabwo namwemerera. Ntabwo nabyemera. Ibintu n'ababyeyi bwabo bahaye umugisha. Erega mu bigaragara Alice uyu muntu. Muratangaza iki? Ese ko umuntu wabyibushye? Umugabo agufashe neza. Umugabo se wawe utanshakira umugabo. Ko nundi reka mbikubwiye pfa kuri bume ku madolari. Akundana nawe umukozi wacu. Inde? Kagahungu k'inzobe kakandi ka hano kacu. Kadufasha imirimo hano. Wowe ugatangira kuvuga ngo ntabwo nabicurimo. Ngo naki? Ntabwo mbirimo. Ese untegerezamo iki wowe? Umva nkubwire. Untegerezamo iki? Gereza mubwira untegereze. Nese papa wawe ni ikigoryi wabivuze. Wintunga urutoki. Nta kuntu twavuga ngo ariko se kintu ushaka twigeze dukunda. Namwumva wenda ukana ko gukubita byo sinzi nimba ari nabyo kuko sinabyize rero turukuje rumo gukunda. Ntanko kutatubwe tukwitegure. Alice ariye. Ko mutambwira Alice ariye? Mubi. Alice se. Dani vugana Alice. Alice yari ahantu yari yagiye. Ako none se ko Alice ari hehe? Ntabwo mubona nawe? Abahana. Alice ubundi yagiye Gusohoka kugenda kwinjira ntabwo muza hari ntabwo muzi ibye. Hey. Sewe mukobwa so ubizi. Ako nyine Alice yagiye. Ase muracakira iyo mikino mwebwe? Vuga. Uzana Alice ari bivuga. Ariko yari yagiye mu kazi ngiye mu. Wowe. Wowe Alice ariye. Yagiye mu kazi. Byari byakunaniye kubinsubiza? Ntabwo tukwakiriza iki se? Ibi byonyine biba bihagije kandi mwebwe. Amazi. Cedric. Zana amazi yako mu kirahure. Ariko se tureke ibyo ngibyo. Ubu ni sangara. Sisi. Ese naguze isaha wowe? Saa 10 yako. Saa 10 Alice ari mu kazi. Yavuye hano ryari? mu gitondo. Ese ibyo bintu bavuga ni nanjye nibwo nari nyiva muri ntuza nyiva muri pause sha nanjye umva mbabwire ariko ubundi baretse gusuza saa 8 nimba yaciye nziza basanga wese bajya wenda kuganira wenda n'abantu bakora. Ako se wumva ibyo bintu bizashira ryari wowe cyane wowe? Mbashagaruka bisobanura iki? Bisobanura iki? Bisobanura iki? Bisobanura iki wowe? Bisobanura ntabwo wumva. Bisobanura iki yako? Wumva ko yagiye mu gitondo. Alice ne ibyo bireke. Ibi ni biki? Uyu nguyu yitwa Cedric ni uzanye amazi yo kunywa adufasha.
ni bamwiye kuko udufasha mu mirimo Uzakubigusoma. se sibyo bituma abishaka gusobanura ako sereka mubaza ko badufasha imirimo mu rugo ni kimwe okay azanye n'amazi yo kujya cicika kujya kunzanira amazi gukora ku kirahure ndi bukoreshe gukora ku kirahure ndi bunyweshe ngo nywa amazi then nakubwira nzanira amazi ngo nke amazina wavuze sinayibuka Nakubwiye. yitwa Cedric we ceceka ngaho mubwiye ngo iki ndashaka igisubizo cy'ikintu mubaza icyo nakubaje kuva nkigera hano naguramo igisubizo cyacyo hagiyeho n'ibindi bintu wowe nari nzi ko byibura muzaniye amakuru meza ari kuri kuyacamo 4-5 ceceka nawe ndakugarukaho kuko ibi byose nawe ndakugarukaho Kuba nababwiye. fishwa hano gira vuba genda wowe genda ikibazo cya mbere cya kabiri cya gatatu mwe fukama ngaho gira vuba gira we fukama ngaho nuko bapfukama kuraho gira vuba se ni ngura inkweto ko ndababa we Iwe. uracyumva ugishaka kumvugisha amagambo menshi kuraho amaboko amaguru arayitabye udatuma none se ariko rero wowe ndagushakira umwanya wawe wowe ndagushakira umwanya wawe wowe nisanko nk'ubu ngiye wumvuka myanga ndi kuzira iki ngiye kunagowe kuko ako sereka mubaze uransubiza uburere bwawe imyaka umaze kugira kubusa gutyo kuba umeze gutya n'iryari wigeze ubona umukozi wo mu rugo atuzanira amazi yo kunywa cyangwa atuzanira ikintu cyo kurya nsubize banza unywa aya mazi gira vuba ngiye ntabwo gira vuba narindi kurya gira vuba nari maze kunywa amata ndakira ako si wowe watera wowe Njyewe nayanywa. nyine si wowe batereye imico twe we nawe Njyewe mba nababwiye. nawe gira vuba se nywa aya mazi vuba Sako nari maze kunywa amata none se gira vuba ubutaha utazongera no gucikwa ni gute umukozi wo mu rugo anzanira amazi yo kunywa nsobanuye icyo kintu byibura kimwe gusa ni ujya kunywa amazi gira vuba tukangereza hano basi nkabona kuyanywa iyo mikino uracyayikina ndikaya ni maremare ni menshi nako ntabwo iyo mikino uracyayikina oya kakunyereza kuko hari n'ibindi dukeneye kuvugana nyuma yo kumuramira amazi kandi urumva ko nanjye nkeneye kunywa amazi nyuma yo kuyanywa urumva icyo ugomba gukora we reka nyanywe nicaye ndi kubabara amazi si ubundi Alisa ari yarataryari araza mu kanya gatoya ese iyo mu kanya mama yivuganyeho cyangwa niwo uri kuyitekereza mu mutwe akumva nkubwire reka nyanywe yako Biteze. Nanjye kureba umuntu waruzanye ibintu hanze. Ndananiwe. N'uriya mbonye. Umumotari. Niko biteze. Nisamwiriwe mutese. Ubuze ibintu byabaye hano. Haje ngo umuwonkere wanyu. Numvise bamwita ngo ni wonkere sinzi.
Ako w'umunyamahane uri serious. Ibaze ko Karyozo yagapfukamishije muri salo. ako se yaba yageze hano gute? Wabyumvishe neza Cedric? Umunyamahane gutyo ufite ukuntu ari seriye mu kuntu. Yose arapfukamye. Yamupfukamishije. Sinzi Nta ngo kintu sinzi yamvuzeho. Simbizi, ntabwo mbizi. Ariko umva mubwire, mbega umugabo w'umunyamahane. Imana yo mu ijuru ifashe Gihozo ntabe yamubwiye utugambo. Samaye amagambo. Ndimo gutinya guca imbere. Yanyica uruhu yarukuraho. Ubwo niba mutinya ko wanyu gutyo ubwo papa wanyu mutinya bingana iki? Yancisha uruhudo yahera hano ku mutwe akageza ku ni wowe se uko nabonye zira n'abanyamakosa uri umunyamakosa uzi kunira akubaririza Gihozo ashobora kugenda akamubwira utugambo kandi abeshyera cyangwa ubwo yabimubwiye ko nta minota 5 iri gushira amatabajije ngo ari sari Mana yanjye ndabigirane ko none se we ariko numvise wowe kuri mukuru akumva numvise nta kibazo muba mufitanye wabumvaga se ndimo kumva ariko nta we humura ariko ikibazo cyawe nawe tupanika ikintu cyose kibaye tupanika okay ntabwo muzi ikosa ritoya cyane motara cyane umva aranyica mfite ubwoba bwo kwinjira mu nzu aranyica iyi nzu barayihindura nabonye zira n'abanyamafuti Karyozo yagiye kubona mbona agapfukamishije mbona agatangiye gutitira bya bindi byako ndavuga ni karabaye uyu Umukire ni ubwoko cyateye aturukaye ahubwo genda umusuhuze namusa kubaririza byatari yambaririzaga se nshaka ndakubwiye ngo nta minota 2 irimo gushita tubaje ngo Alisa ageze he Gihozo yamubwiye utugambo Gihozo ninjajwa Karyozo ndakinja genda umusuhuze banze wumva ibyari byo atanumva turi kujujura hanze ukazibona abigize ikibazo nabonye ari serious byataye wabona nanjye ntikwiye Mana we kindi wowe kindi umusuhuze so moto kandi rura moto ndaje ubwoba sheri uragenda kubanza so ngo nindurimo hano nindurimo hano siko mfunguye waje Mana yanjye sindari mbabare umbwira ukuntu ujya guhuruza ako urajya guhuruza uzi ukuntu akagira amahane njyewe ngo bigende ahubwo nari nzi ko ari wowe wamuhamagaye ko ari wowe waje arimo arabaza cyane ari kumbaza cyane se ari kumbaza ahubwo mufite nyiye gahunda ntabwo nzi ibintu bijya mbere hano njye maze urafunguye ngira ngo niba usohotse nari ari niki kiri kumisha ndaguhisha iki ko njye nifitiye ubwoba ako uramuyobewe none se ko ari wowe arimo aratubaza yatuzonze abantu bose bari kubabaza Alisa yabaye Alisa nyine banzumbwire ntabwo ari we wamuhamagaje hano njyewe muhamagara akora iki njyewe n'ibintu by'imiryango urabiba nari kwino hano ako giho ubwangire kanze nkuvugire nkawe agiye mugira n'ibanga banzu unyangira iki ku buryo ujya guhuruza anko ngaze ahangaha wamubwiye ibiki ndashaka kumenya ibintu byose ngambwira nk'ubu ko nzira ubusa ko nagowe Arise buretse mbabarira Arise buretse uri kuvuga ibintu byako ubwoba ubu kamubwiye ibintu byose njye najya kumubwira ibintu byose njye nicaye amasaha 5 6 7 8 hariya nako nubwo nari nicaye bari bamfukamishije ubu ngubu ni njyewe muntu ndetse nibwo wahamagaye ndetse ngibo ari nari nzi ko ari wowe wamuhamagaye ariko siko nanjye Cedric dore hano akabimbwira ugafukamishije amasaha 15 njyewe uriki se ngo ngende mu gusa ikintu kiriho n'ubundi ntabwo yava hano utamwitabye ikintu ugiye gukora ugiye kugenda umwita umenye icyo gushakira nimba nta gahunda yaje ari kukubaririza niwe muntu ashaka kuko niwe muntu uri mu majwi cyane sinzi nanzi ko ari wowe wamuhamagaye sinzi ibyo ari byo basi umva pasi mbanze mbasabe mumbabarire ntagire umuntu umubwira ibyanjye na Cedric ndabinginze genda afite ibyo agiye kukwibwirira nawe ubwawe ugira ibyo mwivuga niba mutabimubwiye se yabibwirwa nandi none se nyine none se ufite ubwoba bw'iki haro wamagaye uri kwikeka iki njye
nyine basi ntihagire umuntu uza kumbwira ibyanjye na Cedric arinda ava hano nta atabimenye. Jya ngiye mu kazi ahubwo mwinanyerereza ubwoba si ubwo kugiye ubwoba bw'iki se kandi ntacyo wikeka igendera ariko agenda asigarane nawe genda umwitabe gusa ntugire ahandi hantu ujya utamwitabye kuko ntabwo yava hano kandi nanjye si rwose si uhirirwa uramuga hari ibibazo uransize njyenyine unaho njyewe nari umuntu yenda kwivuganira nawe kuri telefone ugenda muvugana basi ngo twinjirane uko ngiye avuga ari no kuri telefone sinzi niba utari kumwumva agenda umwitabe njyewe hari umuntu yenda kwivuganira nawe genda se ko ufite ubwo buri kwikeka iki basi ntihagire umuntu umubwira ibyanjye na Cedric gihomba bari gusa urakajajwe ugira umuntu mbabera ubwe n'ubutigeze umubwira ibyanjye na Cedric njye nabimubwira uko abimenye yanyicura bizi urabizi shagenda wenda nawe bagupfukamisha ukabyumva uzi ko amavi yanjye yabaye nk'ay'impene yakobotse yose yagiye ibintu by'umukara nanabyimba wagira ngo ngiye ngo umaze imyaka 20 ngiye mu kiraro genda nawe wenda bakumva ukuntu nawe umera ntacyo ndagenda wikomeza kunzanishwa y'impuhwe genda umwitabe ngwino twinjira nawe kareka genda ndaza mu nzu amamagaye genda umwitabe niwe yararindiriye sha wenda nanjye najya nabona agahenge nubwo yaje nanjye ari njye umuntu ahera genda ngiye reka mbe nigendere ngiye kwigira n'umuntu ufite icyumba wicare icara hariya mureba neza uvuye mu kazi usanga ari kuri telefone cyakusara kubona usigaye wambaye byinshi saa 11:22 bikarangira ryari kangira kare ariko twagize inama kandi ntabwo nzi ko mwahageze nyine munyihanganire ni ukuvuga nyine iyo tudahari cyangwa iyo tutahageze nyine sibyo nyine muhita mutangira kumva ko mugomba kwitwara nk'abantu sibyo uburyo twagize inama ako twatinzemo gatoya ko iyo menya ko mwahageze nari gutebuka mumeze mute okay umuteguro w'uko bwanyu ugeze ubukwe ubukwe bwawe na Shalom wumva iki ntabwo buhari ako sereka mbabaza ubundi mwe njyewe mfite ceceka we ngo iki ako se murafuromata musiba mu mitwe bimeze biti byanyu bundi na bukwe na Shalom byagenze bite ibintu urabyibagiwe n'aka kanya nawe mukuru ungana gutyo uzi ubwenge ntabwo mfitanye na Shalom byagenze bite bimeze bite kuzi ko iri ngera isezerano ry'umuryango apana byagenze bite ntabwo mbizi gusa okay byarabananiye kubutegura tubyikorere tubafashe tubibategurire harabura iki erega njyewe mfite
njyewe byagenze gute? Bimeze gute byagenze? Mbwira. Ndumva mfite amatsiko yo kumva icyo kintu. Ko uri kuntera uko mbwira. nyine anko njyewe rega mfite ariko ni ikibazo cya Shalom, ni ikibazo kuri wowe. nyine urebye anko umva rero nkubwire nta n'impamvu yo kuvugana nawe ibyo ngibyo. Okay, ejo uwo mugabo wenda mushaka hano tuzabivugana. Niba ari no kuba wategurira tuzawategura. urakoze kuba umpaye uyu mwanya ngo tuganire. Hanyuma icyo narije kukubwira nagusabaga n'ubufasha nagusabaga umbabarire kandi umfashe kandi nawe wifashe. Wamfashije ibi bintu uri kumpatira byo kubana nawe tukabireka, ko ntagukunda, ko ntigeze nkukunda, ko byari ibintu bya kera, ari imikino y'ababyeyi batuzanyemo natwe tutabizi, ko ntabana n'umugabo ntakunda. Ni imikino y'ababyeyi. Ababyeyi bawe niba bagira imikino, abanjye nta mikino bagira. Uzi umwanya nafashe ngutegereje ukuntu ungana se. Ubu se kutabihakanye kera se ngo nibihakanira ababyeyi babibwira abanjye ngo mize gahunda zanjye. Ubu ubonye ari umwanya wo kumakanira, igihe cyararenze. Njye mvuga atari ibintu biri Igihe cyararenze serious. kandi ikindi nakakuretse. Ariko nane ntago nashimishwe no kubona uri gukundana n'umukozi wo mu rugo. Icyo ntigishoboka. Genshi ho ku muhanda nambutse mubone urimo utembera aho ngaho uzunguza dutaro, simvuze ko abazunguza dutaro atari abantu, ariko ntabwo aribyo byakugenewe wowe. Urumva ubuzima bwiza nihirinze gutegurira ibintu byiza byose naguteguriye wowe, ugashaka gutinyuka ukambwira ngo ntago nkunda, kitabivuze kare kose se. Njye nzi ko ibintu biri aho bitari serious. Bitari serious. Papa yagira imikino na mama bagira imikino. Yigo bakunda gukina, bakunda gutebya, abandi nta mikino bagira. Nshaka wumve ngo ubu nabwo nari mbigarukanye, ariko abo ntabwo bikabije. Hanze amadokima make ndakeka none uyu munsi bitari burambiranye. Kuri iyi nshuro se n'iki none? Ni raporo n'ubundi nk'ibisanzwe. Ariko zo nani nyine icyumweru ntekereza ko byagenze neza, niyo mpamvu ibintu byose biri kujya mu buryo. Wari umeze ute se? Bameze neza ngiye nta kibazo. Ibana kubera ko kuri tere rero nari nkumbuye mu kazi. Nari makumbuye kabisa. Ariko ubu uri bize. Ntabwo ari cyane ariko ngerageza kugira ngo byose bishize ku murongo. Impamvu mbona bivuga ko buryo utandukanye n'aba bandi bari bahari. Bari bo warazaga nk'izi saa none ubu nta muntu asangaga hano. Usanga bose bagiye nyine. Gusa urugo rwacu rwaba rumeze gute tudakundana koko? Ngo nuko ababyeyi bavuze. Urukundo rwazaza. Urumva ibyo ntabwo byitayeho. Nakubwiye ko mu buzima bwanjye najya nkunda gutigiye. Ntabwo njya nkunda gutigiye. Wakererewe kubivuga bino bintu. Wakomye kuba bivuze mbere. Ase ubundi ubona ndi umuntu kuza kwihambiraho. Nateguye plan zanjye nayo ngo planingiramo. Nese ubwo nyine ko cyumva wanyihambiraho wagiye kuzabona abakobwa beza hariya wiga. Tuzamubwira ko anashaka n'umuzungu njye ukandekera amahoro yanjye n'urukundo rwanjye. Mvugubwira ikintu kimwe. Basitongera kunkubira. Mvugubwira ikintu kimwe. Genda aho gushaka ukwezi kwiza twagira mu murenge. Niho mukoro nguhaye. Niba ubwo busore uje kumbwira umvire hano. Shalo wambabariye kuko tugahagarika ibi bintu bitaragera kure. Rimwe kabiri cyo urakiza.
gatatu urashaka nongera kugutikura wowe oya ngiye dutegura ukwezi kuzagera mu murenge wowe ndavuze ngo genda vuba kuzi kumbwira ubusa ngubwo none isoni wowe yicira tayo genda se akazi uragakunze cyane nta nubwo ugira uruhu birya uhinga mukwe ntavunika so impamvu ngomba gukora cyane ariko nibyo burya kabisa wowe waje utandukanye nabo anyway none se niryo rugira off biterwa n'akazi gahari oya nuko nashaka kumenya nyine umunsi numve ko twajya ahantu tujya hasi tugasangira tukaganira bizaterwa n'igihe nzaba mfite ubu nzakubwira okay fine nta kibazo nuko twaragira numve nimba wenda ufite umunsi nyirizina uzwi ariko nimba ubwo buriya anytime wazambwira nacyo ntacyo bitwaye nta kibazo nzakubwira sawa murakoze sawa rero mugire umunsi mwiza nawe umunsi mwiza none se sheri uriya monkere wawe w'umunyamahane buriya ubu koko umuntu yazamutunguka imbere bigenze bite na ujya umva babibwire uzi ko byonyine namukoreye ku kirahure yaranyishe yarahitanye abantu bose ntabwo wasanze ari igihoza apfukamye yaramwirengeje ngo gute ngo umukozi ngo akora ku kirahure ngo agiye kunywesha ngo igihozo yicaye nicyo yamupfukamishirije mana ya ngo nta politesse afite ngo aramusuzuguye ibintu nk'ibyo navuze mbega umugabo saba abantu bazubaha abantu gute kuko njye rero mvuka mu muryango w'abiyemezi ese ko nabonye atari na mukuru cyane ko wenda ngo tuvuge ngo ni ya makode y'abasaza ari burakara bahera bukuye biri mu maraso ntabwo uzi papa we noneho sinshaka no kumutekereza famiye ni hatari nyine mvuka muri famiye y'abiyemezi baba bumva kubera ko bakize nawe ushakane n'abo bareshya ntushaka sheri nanjye ubu bimaze kundenga pe ni ukuri noneho aho bigeze nanjye nta gisubizo cy'ibi bintu mfite ariko humura nta kitagira igisubizo buriya buri kibazo cyose kiba gifite igisubizo none se tuzakora igishoboka tuzakora ikiri ngombwa ngewe nabonye umuntu waguhabuye n'ukuntu nta muntu ujya uguhabura nabonye umuntu waguhabuye ndavuga niba ntabwo bibaho nyine urumva ngerega nanga umuntu uza akambwira ibintu byanjye ashaka kuntandukanya nawe ntabwo mba nshaka oya nta muntu uzadutandukanya nta muntu wadutandukanya nta muntu utandukanye icyo Imana yafatanyije reka rero mba mfite ubwoba bwo kukubura mba mfite ubwoba umuntu wakumbwiraho mba mfite ubwoba bwa buri kimwe niyo mpamvu rero namugiriye ubwoba oya ndabizi njye nawe turi kumwe ntabwo tubura igisubizo cy'ikibazo tuba dufite sibyo twebwe reka wowe ujye utuza ariko sheri nzajya nkubwira kangahe ujye utuza muri situwasiyo nk'izi ngizi kandi ubu ngubu famiye yanjye rero igira ikibazo cyo gukunda abantu bareshya b'abakire nkabo ntabwo baba bumva ko umuntu yashaka uwo ashaka erega ntiwabarenganya buriya baravuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya ariko humura ndabizi Imana izabijyamo kandi bizagenda neza reka dushake amafaranga nawe ubona udufaranga byibuze turebe ko bakwemera kuko ndabizi ntabwo bazakwemera ukimeze gutya ngiye ku gitekerezo cyanjye mba numva wanava hano urumva nyine tugashakisha akandi kazi nkagushakishiriza mu nshuti zanjye ntabwo najya kure yawe ibyo nakora byose nabikora ndi kumwe nawe cyangwa se nanavanga tukajyana ko ntabwo nawe kubiri nawe
ariko icyo ngiye gusezeranyije tuzakora ibishoboka byose bizakunda sibyo nzi utu dufaranga koko ukorera hano tuzakugeza he ibyo mafaranga reka tubireke twe dufokasinge ku rukundo rwacu nicyo cy'ibanze nicyo cy'ingenzi sibyo ibi by'abahungu bawe na famiye yawe n'iki byose reka tubiharire Imana izabikoraho sibyo koko ndabigira nte kweri Alo? Neza manager. Wiriwe neza. Mumeze mute? Tumeze neza, nawe umeze neza. Nawe ndashima Imana kweli. Kuko bitunze. Ndacyari mu kazi niyo mpamvu. Nashaka nawe urakora kweli. Bakora cyane kazi. Nta wundi muntu uba uhari ngo agakore niyo mpamvu mba ndi kukikorera. Bikeneye buryo nimba mu gasiga kagenda neza natwe ibintu bikatworohera. Naho muri guhamagara nagira ngo banze kwiha gahunda nari narakubajije kandi ntabwo urabona umwanya. Ntabwo umwanya ndawubona, ntabwo umwanya uraboneka, mba mfite ibintu byinshi muri iyi minsi. Ntabwo ndabona umwanya uhagije cyane. Ariko nta kibazo uriye n'itayo uriye nsambwira. Nuko nyine mbombo yatise amugana umuntu kuba ari mu kazi nyine n'undi tuduhura gutyo muri aderasi tugira uko twicara tuganire. Ikibazo kaba kanzitiye ariko nimbona umwanya ubwo nzakubwira. Nta kibazo rwose. Yego. Ariko byagendaga. Yego biragenda nta kibazo turashima. Nshimye kabisa. Kugufatisha ntabwo biba byoroshye pe. Ntabwo biba byoroshye kubera akazi kandi nawe urabizi neza akazi kaba kari muri iyo ofisi. Ikibazo nawe wowe ujya udutega akazi kandi natwe n'undi urabizi ko rimwe na rimwe tukajya katujyana ariko turabizi ko ku buryo wabura kubera umwanya. Nibyo nakubwiye ko umwanya nimubona aribwo nzakubwira. Ariko ubu ngubu ntabwo umwanya uraboneka kuko ndacyafite byinshi byo gutunganya. Wagerageza burya nanone ntabwo akazi kakuzitira nyine akese ubu kwinjira muri business cyane ngo njye muri position yawe gusa hano akazi nawe kakubagamira gusa it's fine asa ubwo bosi bimeze bite ko ntihakomeza amafaranga ariko nambwiye n'udukuru twe bazimenye ko ameze. Bosi ameze neza nta kibazo, ubwo muramutse mubaye mumushaka twazamumenyesha akaba. So yigize amaki none? Ntabwo ukizi kuvuga? Wigize amaki? Njye nakwanze. Wanyangiye iki? Mfukamishije ahangaha amavi yanjye akaba yabyimbye yose yabaye wagira ngo njyewe. Ariko mana nyagasani niba uzakura ryari? Amasaha rimwe. Mbwiza ukuri. Naguhoye iki? Mbwira urumva naguhoye? Se wambwiye ngo nafashe ngo wanumye amazi ngo yo kunywa yawe ngo mitambwira wa muhungu wacu Cedric ngo ayakuzanira ukahita umbwira ngo mpfukame. Wa muhungu wacu sibyo? Kandi Cedric ese reka mubaze. Nagoye ubusa sibyo? Nagoye ubusa. Nyine
mbese ko tigize natinda uzi ukuntu Cedric yihuta yagiye arayasuka ahita yaza ariko se byibura umuntu azagushyire kuri gate wibereye ubu urumva ntacyo naguhoye uwo Cedric aratebuka nyine urumva biraho sibyo ariko wamvuganisha umva rero nkubwire si uko kwangana nicyo muhora ariko burya ibi bintu ngiye kukubwira ushyire mu bwonko bwawe iyi myaka ugezemo ugeze mu gihe cyo kuba warongorwa ugeze mu gihe cyo kuba wakubaka urugo rwawe uri umugore ujye wibuka ko utari umugabo ibyo bintu ntuzabyishuke na gato ndi umukobwa umukobwa avamo iki umukobwa avamo iki avamo uzagira umugabo uzagira umugabo utazishuka kuri icyo kintu umugabo wawe ari umugabo wawe umugabo we ntabwo ari utumiriza amazi yo kunywa cyangwa ikintu cyo kurya ugomba kubikora ni inyigisho ngiye mba ndimo kuri bo ntabwo ari uko kwanga nimba umugabo nzaze muzanira amazi yes wamugani wancagiye warambajije ati mbone ko tutazi bose nambara telefone ndabaza ati ya nukuza kubaza abazi mba nkumva bikeneye isoni kabisa nta kibazo hari igihe bijya bibaho ko abakozi mutamenyana n'abakoresha banyu ariko ndakeka icyo cyarakemutse bamuganira no kuzaduhuza none se ubwo nta rungu uba ufite aho ngaho mu kazi ko mbona ubonye n'undi uri wenyine ntabwo ari byinshi cyane kuko mba muze ntabwo mba mbyitaho iby'irungu reba rero wagira umusirikare kazi ngira umutima ukomeye ngewe wumva ko burya byananiye nari mpamvu nahisemo kugikorera mu rugo nkaza kudepoza gusa nabonye aho hantu hari irungu bisaba kwihangana cyane ariko nyine byereka urebe ko umwanya wawe ubona ukambwira basi ukambwira uwo munsi umwanya wawutegura nta kibazo nzakubwira aha rero mugira umunsi mwiza nuko burya ndagira ngo nanjye menye sobanukirwa n'ameza nateka ko igihe kiba gishize iminsi yihise umuntu umufitanye gahunda nyine urumva umuntu agira kubitekerezaho cyane niyo mpamvu buriya mba nifashe nkahazi ikamuhamagare rimwe basi n'umuntu dukorana n'uko ameze kuko mba mbona nyine hari ukuntu urisereye cyane abantu bose nkaba babitinya avuga ati basi reka njyewe basi muganirize ko uba umuntu usanga ufite irungu ubwo ntacyo wowe nzakumenyesha umunsi nzaba mfite umwanya kuko nari mfite n'ibindi bintu nari gukora reka tureke gutakaza umwanya cyane ubwo nimubona nzakubwira cyane umugani wawe kandi ndetse ko wajya mu kazi ubwo nta kibazo n'umusizi icyo umenya mbere ku bijyanye n'umwanya wambwira yego nzakubwira sawa rero ugira umunsi mwiza nawe umunsi mwiza aba ari ukukwigisha nta kindi nta rwango naki ariko kuva kera wowe warajya gupfukamisha wowe inshuro nyinshi ukambwira ngo nyine igihe bizarangira n'icyo ngicyo cyo kumva ko umugabo yakugize uburenganzira kandi nabwo utasanze ari imikino gusa iryo somo uzaritwara mu mutwe gusa inzazi no mu mukozi amazi oya si n'amazi gusa n'ibindi uzagenda ubisobanukirwa ariko ni nko kukwigisha ikintu ugomba kuzakora cyangwa kizagira inyungu ku buzima bwawe n'imibereho yawe okay ntabwo ari ukukwanga ibyo bintu byo kwibyimbisha wumva imbere ntabwo ngiye byiza ranzanira iki none se ako nta kuntu nyine amavi yanjye ari gutoneka nta kuntu nshaka nk'ibihumbi bingahe 7 byonyine nkagenda bakankiriraho bande hano na hano kubera ko ndi kumva hari gutoneka umva nkubwire rero sibyo
ibyo bintu ugenda babigukorera ariko wibuke icyo wazize. Izo blague nazo nshaka muri mwebwe kandi si wowe gusa. Nazo nshaka iyo mikino nayo nshaka we. Ejo n'ejo bundi ntabwo uzabumbona. Jye mpamagarwa ngo bla 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 bla. Byagenze gutya. Ibyo bintu byose. Genda mva imbere. None si ibyo birindwi ndabibona. Ako kutajya uhinduka. Sinjyawe kwibwira ko nyagwa. Nimero ze nazo mfite. Ako ziko ginera ubwoba. Ndagushyira kuri telefone yawe. Aka kanya? Yego. Ndahita nyishyira kuri telefone yawe. Darling, siko mbona nta byishimo ufite. Usa nk'umuntu utarumumbuye kandi utekereza ko ugomba kuba umumbuye.